Ladies and gentlemen, put your hands together for Joseph. Yeah, man. It's a rolling tan chapter them present Kaya long son chapter them present the body boy them step them down. Kaya don't know. Exo pardon the chapter. Maze peda the zero. Devil rank on the chapter and kaboom kabam bomb clat wires. Ukapata kibuli kuona mina kupenda ili kutamini na lot depends clients. La leo siamini kama umesaliti mpenzi. DJ hala hala. Alright guys, mumeze neza. Mbonye za nshuti zanjye. Abakobwa rero barankunda. Iyo show ntafite post ntago baze njya mbicunga. Ariko iyo nakorewe post ninjye muza mukurikiye. N'uyu munsi ndabakoraho brag amakuru. Uyu munsi ndi kubona mwazanye undi muntu yabicaye hagati kuki yabatandukanyije abavandimwe sanduye namakuru. Meze neza Macrine, congratulations, nabonye baragutereye ivi. Ariko uriya mugabo wawe nabonye asa nk'abazungu, ni umumetisi. Avuga uruhe rurimi kuki utamuzanye nawe ngo seke. Indimi zose ngenda zikoresha namusetsa mu gifaransa ilingara. Muringaro zamubwira akantu bavuga ngo makambo ya mwase na mobali bakota kate. Baravuga ngo ibintu by'abagabo n'abagore nta muntu byivangamo. Ntago wabonye ifoto Ariel wese yashizeho. Ari kumwe na Juno basubiranye guys kabaye. Iyi famille rero ikintu gituma nyikunda n'abana bo mu bibabisi n'abakiri wabo. Ese amakuru ya wa mu petite sœur wanyu Kevin ari gukora exeta ko ntayirutse kumubona. Okay. Uriya muzamumpa cyangwa muzanya adopte ni iziri wanyu. Macrine nkawe najya nkusetsa ngende umukomedie nuko ujya nkonjiga verbe izina ryawe nubwo atari verbe nkatangira je Macrine ti Macrine no mu gifaransa hari ukuntu babidaboring ngo nunu Macrine vuvu Macrine ari utuntu tundi bajya bashyiramo ngo no Macrine no vu Macrine ili Macrine. Iyi famille nukuri mu bitekerezo iwanyu muaganirize muabwire muti hari umusore gasore keza ntacyo ntwaye munyadopse wanyu ntago ngiye ngira imico mibi ntajya nkora amasuku nkabasetsa cy'ingenzi nukungaburira neza right. Ngiye ntago nduhanyije da. Mbere na mbere ndashimira Imana. Impamvu ndi gushimira Imana, ubushize ubwo mperuka hano naratashye ndavuga ngo ngiye gutegura set y'ibintu nzasetsa abantu bazabitabiriye gens. Noneho ngeze mu kayi ya brage njya nandikamo nsanga brage zose narazivuze. Ndavuga nti suku inganzi shiruga sanga umuntu ntakiza gukora mukagira ngo ni ibindi. Buriya baravuga ngo ibintu byose rero biva mu gusenga. Narasenze ndavuga nti Mana ahasigaye nahawe. Ndirimba ya ndirimbo ngo mananduburi y'amaso yanjye ku misozi mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Bwira mugenzi wawe ngo muri Bibiliya harimo brage. Guys, njye nasomye Bibiliya nkuramo brage ndumirwa. Bwira mugenzi wawe ngo harimo brage z'imiriro. Umva uyu munsi ndaba set yanjye yose iri related kuri Bible. Guys, Imana itanga joke we. Uyu munsi rero ndababwira kuri Bibiliya. Havuze reka nsome Bibiliya asanga nikuriyemo brage. Noneho ndavuga se ndayihera. Bampereye n'ubu ndahihereye ku itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere haranditse ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Noneho uri kumva ko nibyo biremwa bya mbere Imana yaremye. Haruguru harakomeza hakavuga ngo Imana yasanze isi itaragiraga ishusho. Mwibuke ko aribyo Imana yari itangiye kurema. Ndibaza iyo isi itaragiraga ishusho yo yari yararemwe nande. Bitangira ku confusinga ndakomeza ngira noneho mu nkuru za Adamu na Eva. Guys, noneho brage zirisuka mu mutwe ndavuga ni karabaye. Nahise ntangira kwibaza kuki abantu bajya bavuga ngo Adamu na Eva ngo kuki bariye kuri rya tunda ryari ryarabuzanyijwe ngo tukaba tubayeho nabi ngo kandi mu by'ukuri ngiyo batarirya ngo tuba tubayeho neza. Guys,
ayishoka ko Adamu na Eva bari babayeho neza kuturusha. Ngiye naje gusanga Adamu na Eva barasaga nabi ibintu by'ibishitanu kuntu bitewe n'ubuzima bubi bari babayemo. Ndabahereza proof ya mbere. Murabizi iyo ukarabye nta sabuni ukarabye ntabwo upfa kunoga. Adamu na Eva nta sabuni bagiraga. Toilette ya Adamu na Eva yabagahe? Sibitumaga mu gihuru bakihanaguza iki amababi ibyatsi. Hari n'igihe yageraga umwako akagwa nko kususa, ubwo umunsi wose yirirwaga yishima mu nnyo. Ndabwiza ukuri Adamu na Eva bari babayeho nabi, nta toilette paper bagiraga. Proof ya gatatu, kera nta rwembe rwabaga, nta kupongre yabagaho. Muri kumva ibyari Adamu na Eva bari bafite? Kera nta jirete yabagaho, ishyamba nta tondezi yabaga, ibyanwa urushoke ibisatsi utamenya. Noneho uribuka kera ukiga nko muri primaire igihe wakiniraga nko mu byatsi ugataha ugakaraba ukuntu byakubabazaga. Adamu na Eva nta kenda bagiraga, imvura yaragwaga ikabanyagira, nta nzu babagamo. Noneho kuryama muri ibyo byatsi bitose, imagine ukuntu byababazaga. Noneho baranabashuka ngo ari amatunda ngo bayabonaga for free, nawe urayafudinga ukayagura. Noneho icyiza twebwe dufite n'ibyuma ukata. Tekereza kurya inanasi dahasi ukuntu iminwa yawe iba. Adamu na Eva bari babayeho nabi. Noneho ikintu bita agashinguracumu, Adamu na Eva bamaze igihe gito muri Eden, nyuma bavamo. Guys, namwe abantu muri nomo mutekereza neza. Urabizi ariko se naringiye kuvuga punchline ntarayigeraho. Tekereza Adamu na Eva ngo bamaze imyaka 900 irenga. Kumara imyaka 900 nta n'umunsi n'umwe wari wiborosa. Guys, imagine mara n'umunsi umwe ukumva mu kanwa hahe, ukamara imyaka 900. Adamu na Eva bahingutse hano wagira ngo bahimura ikimoteri cyanduba. Ndakubwiza ukuri. Boze kuri ibi bintu bya Adamu na Eva ndibuka kare ndi kuza mva Gisenyi nahuye n'abatinganyi bari kwigaragaza. Noneho mbanegera umwe mu batinganyi ndamubaza, none ko muri kwigaraga bro, ko muri kwigaraganza byagenze bite? Abarandebye ngo bro, ngo ngese ngo ndi bro, ngo basinyita sister. Angira ni ibyo bya bro cyangwa sister tubireke, wowe mbwira byagenze ute? Ngo nyine ngo ndashaka ngo nako turashaka ngo Bibiliya ngo bazayivugurure, ngo hari ibintu ngo birimo ngo bitubangamira. Ndamubwira ibikize? Ngo nyine ngo urareba ngo nkariya ngo bavuze ngo Imana ngo yaremye Adamu ngo ibonye ngo afite irungu, ngirangije ngo imuremera Eva, ngo bazabihindure ngo bandike ngo Imana ngo yabonye ngo Adamu afite irungu, ngirangije ngo imuremera Damiye. Ndavuga ni Damiye ko numva bitaceka. Damiye basi se Damiye wapi? Aravuga okay basi bazashaka akazina kameze nk'aka Eva, bavuge ko Imana yamuremeye Evode cyangwa se Evariste. Bagabane gabayeho nabi kabisa, bahangayikishwa na Bibiliya. So guys, narakomeje, reka ubundi ndeke mve mu by'abatinganye nikomereze kuri Bibiliya. Narakomeje nsoma Bibiliya. Noneho ngo ibi bitabo bya mbere byose nyine bitanu, itangiriro, kuva, Abalewi, kubara no gutegeka kwa kabiri, sinzi impamvu hatabaho gutegeka kwa mbere, ngo byanditswe na Mose. Noneho ikintu cyantunguye ngo nukuntu reba, ubundi nababwiye ko gutegeka kwa kabiri kwanditswe na Mose. Umurongo wantunguye n'uyu. Gutegeka kwa kabiri mwibuke ko ari Mose wabyanditse. Ibice 34 umurongo wa 5 haranditse ngo nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfiraho. Ibyo ni Mose wabyanditse aho ngaho mu gihugu cy'Imowabu, uko Uwiteka yategetse. Agakoryo amuhamba mu gikombe cy'igihugu cy'Imowabu giteganye ni Beti-Pawori, ariko ntawe uzi igituro cye. Na Mose nawe ntabyaza. Na bugingo n'ubu, ubu tuvugana, ubu turi sangapi? 4:07. Na bugingo n'ubu Mose arabyandika icyo gihe. Na bugingo n'ubu ntawe uzahana igituro cye kire. Havuga ni se ibi bintu biri muri Bibiliya ko bitangiye nko confusing. Mba ndakomeje, none ibi ngibyo ni karabutaka. Imigani ibice 5 umurongo wa 19 haranditse ngo nk'imarakazi ikundwa n'isirabo nziza, amabere ye ahore akunezeza kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Niba uri umukobwa yicaranye n'umuhungu mubwire ngo amabere yanjye ajya ahora akunezeza.
Neho turagenda tumanuka, hari ibintu nasomye muri Bibiliya ndavuga nibi byose ko ntari nzi ko bibamo. Yesaya, abafite Bibiliya mu bire mutagira ngo ngende guhimba. Yesaya ibice 11 umurongo wa 10. Haranditse ngo maze uwo munsi igitsina cya Yesayi kizaba gihagaritswe. Muzi igitsina cyahagaritswe no kubera amahanga ibendera. Reba igitsina cyabaye ibendera. Hey! Ndavuga nibi bintu birakomeye. Mwari mwumva ikisi? Reka twigire muba abangaha harya babita bakira mutagira ngo ndi guhimba. Abalewi ibice 22 umurongo wa 24 haranditse ngo igifite amabya yahombanye cyangwa yajanjaguritse cyangwa yashahuwe ntimukagitambire Uwiteka, ntimuzagenzereze mutyo mu gihugu cyanyu, nimwakire neza amagambo y'Imana. Guys, nje nasomye ibi bintu nkisomye ibi by'amabya, hari agastori nahise nibuka k'umugabo ngo yari ari kotsa amabya y'inka, noneho ngo ababwiye ngo umupeti we ngo naze ngo amusigarire ayo mabya adashirira, ngo abagiye kureba ngo akantu ngo mu baturanyi. Noneho umupeti abona ya mabya atangiye gushirira, aba yirukanse mu baturanyi ngo mutabara amabya papa arashiririye. Noneho abaturanyi ntibamuha agaciro. Umwana aravuga ati karabaye, ajya kureba nyina ngo mama we tabara amabya papa arashiririye. Nyina asohoka mu nzu atarwiyambitse, umugabo wanjye se yicaye mu nkono, mana cyake ngo cyarasaza, ise ni ibiki noneho mana yanjye ndamenya byerekeza. turacyakomeje noneho abantu mufite utuntu two kunywa muhe muduteretse ku ruhande ko ibyo ngiye kubasomera shaka rurambikana. Abami ba mbere ibice 12 umurongo wa 10 haranditse ngo nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu uw'imbata n'umudendezo mu Bisiraheli, ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Twakomeje abami ba kabiri ibice 18 umurongo wa 27 haranditswe ngo nuko Rabushake arabasubiza ati mbese ugira ngo databuja ntiyantumye kuri shobuja namwe kubabwira ayo magambo ntiyantumye kuri aba bicaye ku nkike kugira ngo barire amabyi yabo banywere inkari yabo hamwe namwe. None twakomeje Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 12 haranditse ngo ibyo kurya uzajye ubirya nk'imitsima ya sayiri kandi uzajye ubitekeshereza amabyi y'abantu imbere yabo. Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15 haranditse ngo maze arambwira ati, uyu murongo niwo umfasha cyane, ngo maze arambwira ati ngo dore amabyi y'abantu nyagukuyeho. Bwira mugenzi wawe ngo amabyi y'abantu Imana yagukuyeho. Nibyo ribebe nikiva santo ayivana detaye. Ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe, nimwakire neza amagambo y'Imana. Guys, ikintu numvise muri iyi mirongo uretse ubuyuwaye abantu tuba twarihaye, ubanza amabyaribwa tutabizi. Oya, mureke kubigira blague. Wenda mushobora kuvuga ngo ikibazo ngo kunukanaga ari ikibazo. Uramutse ufasha amabyi neza ukayaronga, urumva, ubundi ukayatogosa mu mazi nk'inshuro 3 ayo mazi yamimina, ukayakata mu duce duto bita julienne, wakoze akamiza en place kawe, wakase udutunguru twa poivro udukaroti, ugafata agasafuriya kawe kunyuguje neza, ugasukamo amavuta, umva, ugashyiramo twa turungo twose, ugashyiramo n'utumagiro ikomucuzi uduki, amabyi ukayakarangura neza agafata irangi, umva, noneho nk'amazi ya kane watogotesheje yo waba yashyize ku ruhande ari bube nk'umufa, sibyo?
noneho ukayasukamo ugakora agasosi kari broke. Guys, wayarya abakomediye mujya mutwishinga wasanga hari abari buve hano bajya kuyateka. Guys, ndababwiza ukuri wari ase ubundi amabyimo wamubona atari nka kasosi so gasize turimerike. Uburyo ubundi hari ay'umuhondo hari n'ay'isombe. Hari ay'isombe basi icyatsi. Thank you very much. Thank you guys. It's a big blessing, ladies and gentlemen, kabisa. No umva nubundi amafaranga bayita amabyi ya shitani ni ibintu bijya gusa nubundi. Momo rero twagiye 078 40. Yes, mwamaze gukanda bimwe bibanza. Ntangire. Okay, 078 40 178 68. Ndasubiramo 078 40 178 68. Amazina ni Ishimwe Joseph. I'm done with Old Testament. Ubu ngubu ngiye kujya noneho mu isezerano rishya. Mbere yuko mvuga ku isezerano rishya, ubundi ku kijyanye n'isezerano rishya ho rivuga ku mwami wacu Yesu Kristo, niwe ngiye kuvugaho. Jesus Christ, hari ibintu numvaga kuva kera nkiri umupeti ngo yakuriye mu ikanzu imwe. Nagiraga idea eshatu igihe babivugaga. Naravugaga mama wa Yesu ashobora kuba yarameze nk'ababyeyi bacu batuguriraga ibintu binini ngo tuzabikuriramo. Ngubu muri covid hari umupeti twahuye yambaye agapfukamunwa kanini, mwaje impamvu akambaye ngo azagakuriramo. Kabiri, navugaga ni ashobora kuba yaramuguriye agakanzu gato akagakuriramo nyine akambara mini, kuko nk'aka gakobwa aka gakanzu umukobwa yambaye ukambitse umwana kamukwira, kamubera nyine ingutiya ariko kamukwira. None icya gatatu naravugaga cyo ndanabahereza proof. Naravugaga ni Jesus ashobora kuba baramuguriye agakanzu, sibyo? None uko agenda kura andi makanzu akagenda yiba. Ndabahereza impamvu natekerezaga ko Jesus ari umujura. Impamvu ya mbere, naravugaga Yesu yiyirije iminsi 40. Iminsi 40 tuyimenyereye kuki? Kubajura. Iminsi 40 niyo mujura. Proof ya kabiri, ubujura bugezweho muri iyi minsi nubwo abascammers. Abascammers mu Kinyarwanda tubita baki? Abatubuzi. Yesu yarari iki? Yatuburaga amafi, yatuburaga imigati. Noneho mbere yuko ajya no mu ijuru yaravuze ati nzaza nk'iki? Nzaza nk'umujura. None agashingura cumu. Muzi muri Miss Rwanda cyangwa mu zindi competition zose umuntu wabaye wa mbere aba ari hagati, sibyo? None uwa kabiri n'uwa gatatu bamugaragiye. Mwibaza impamvu Yesu yabambye hagati y'ibisambo bibiri. Metre bari bananditse hejuru ngo umwami w'abayuda, DJ umwami w'abayuda. Thank you, ladies and gentlemen. My name is Ishimwe Joseph.